ibihe byiza kuri wewe wakoze subscribe kuri Kasuku Media TV no muhungu abanyarwanda Jeskizo amipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore abanyarwanda kazingira ngo muramubona umugabo uri imbere yanyu bamwita Bishop Habineza Jean Claude umwe mu bakire nemera cyane Bishop komera cyane muze Kasuku umwaka watangiye utera umwaka ni 2024 2024 ariko ushobora kuba ari umwaka ugufitiye byinshi 2024 n'umwaka ufitiye byinshi nk'ubu ngubu nkubwira ngo ndimo ndabona ndi behind the schedule Bishop hari ibiganiro wari usanzwe utambutsa ugenda utwapdatinga umunsi ku wundi ugenda utubwira ku bijyanye na sober living home bya bintu se byaje kurangira gute kutakitubwira sober living home na nubu amakuru yaracyahari abakora barimo barakora abahagaze barahagaze leta nayo iri mu kazi kayo iyo uvuze ngo leta iri mu kazi kayo ushaka kuvuga iki Bishop ngira ujye utubwira ariko mu muhanda hari yabamo accident polisi iri mu kazi ntibibuza aba driving wakomeje kuba umwiru cyane Bishop ngira werure nabonye umunsi asohotsemo stat ivuga ko ari abadokiteri bamaze gufatwa bakoze kickback ubundi uvuga kickback ushaka kuvuga iki ni komisiyo hagati y'umurwayi n'umuvura ese bira bintu byo byabagamo komisiyo nyine bije ubu kugurisha umurwayi cyangwa kubona komisiyo kuba kwajyanye umurwayi kwa muganga Bishop urumwe mu bantu b'abanyamasengesho kandi se wenda rimwe na rimwe bumvikana ijwi ryabo ryumvikana cyane muri community ari inyarwanda y'abakongomani ndetse na community nyinshi muri rusange nagira ngo utubwire ni iki gisigaye cyarateye ahitwa muri leta zunze ubumwe za Amerika hasigaye hakubitirwa abantu bunyamaswa mu buryo bw'umwuka cyane ngiye nabonye ari ikintu kwihangana ko abantu kwabaye guke kuva covid yarangira 2020 burya covid isa nk'iyarangiye neza 2022 burya na 2021 twari dufitemo ibisigisigi noneho 2022 irangira na 2023 abantu binjiye muri business zisa ziri coveringa ibyo batakaje mu gihe cya covid so muri ko business nk'hano mazona n'ahandi hanshi twagiye tugira abantu baza hano b'immigrating bakora ko business kugira ngo bareko bava mu ngaruka za corona noneho rero utwo business nabonye bamwe bahombye hari abahombye hari abungutse nabo bagongana na leta hari umukire wihishe hari umukene w'imyoza noneho usanga patience y'abantu kwihangana ko abantu kuraranga niyo mpamvu abantu bakicara ngo bakemure ikibazo n'ukurwana umugore nta kicarana ikindi kibazo n'umugabo we n'ugutandukana abafite imbunda barazifite ku buryo se wavuga ko ari amafaranga yatumye abantu bafunga imitwe cyangwa byagenze bite yes amafaranga burya mu karere karimo amafaranga hagati y'umukene n'umukire haburya habamo umukire ushobora kwangizwa n'amafaranga menshi hakabaho n'umukene ushobora kwiyahura kubera ko yabonye ko umukire amushije gukira hakabaho n'abantu bakize vuba ugasanga umuntu muri mu gihe kitarenze umwaka abaye miliyoneri ugasanga undi nawe wenda bimufasha imyaka 80 cyangwa 50 ntaratunga n'ibihumbi 500 kuri konti so ibyo rero bizana ikintu kimeze nka depression umwe ushaka kwirukanka undi wirukansa akagerayo wagatinya kuzasubira muri bwa bukene bwe yahozemo wa wundi w'umukene nawe akumva ntazagera wa mukire yageze bose bakagonganira mu nzira rero cyane wenda ahantu tuye muri Arizona wakomezaga kugenda uvuga yuko abantu benshi cyane ubu ngubu barimo barahimukira ndetse abantu benshi cyane bakaba bari baratangiye kujya bakora ku ifaranga kuri ubu ngubu ndagira ngo wenda utubwire byaje kugenda bite ko wagiye utubwira ko business yahagaze ubu se noneho abantu bari barahimukiye baracyahatuye cyangwa bagiye basubira iwabo aho bagiye bakomoka abahagumye n'abimuye umugore n'abana bazanye abana babashyira mu mashuri abahaguze amazu abahatangiye sizo business bamwe barahagumye banze kugenda ariko wenda nk'abari baje hafu umugore akiri muri state ataraza umugabo akiri mu yindi state ataraza abana bakiri mu yandi mashuri batari mu kirano abo bamwe bagiye basubirayo ariko hari abari bamaze gutura neza ku buryo batabonye uburyo bwo kongera guhita basubirayo bakomeza ubuzima bakomereza mwana Bishop nubwo uri umukozi w'Imana ariko hari ikintu ngiye kukubaza cy'amatsika abantu bakunze no kumbwira ngo njye mbabariza ati abagabo benshi cyane bakunze kujya muri Afrika ikiba kibajyanye kenshi na kenshi baturuka muri leta zunze ubumwe za Amerika biba ari uburaye ibyo bintu wowe kuri wowe ubyumva gute
ni nk'uko wenda nk'umunywanzoga umubwira ngo mitsingi iraryoha uruta wenda Amstel, ukabona umuntu arateze agiye kuyinywa mu Bujumbura cyangwa i Kigali. Ntabwo nibaza ko muri Afurika ariho babonera izo ngeso zo gusambana, kuko aho basambana hose babishatse. Iyo rero ni imwe mu ngeso udashobora guha agaciro. Ni nko wambwira ngo urateze ahangaha ugiye muri Dubai niho haba izo ndaya. Biriya bintu by'abajya i Kigali baba bajyanywe n'ibindi byinshi, ariko sinibaza ko watega indege ujyanywe no gusambana gusa no gushaka abagore cyangwa gushaka abagore. Ni ukuvuga ngo wowe ushyigikiye ko ababikora bajya babikora byabaye nka extra, ariko ntibabikore aribyo byabazinduye. Ntabwo wabuze umuntu ingeso ye, ariko bibaye kuzindurwa n'ibyo bintu byaba ari uburwayi, ntabwo byaba ari normal, byaba ari uburwayi. None se kuri ubu ngubu Bisho, ikijyanye na investment muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu barimo barinvestinga muki cyangwa se business igezweho kuri ubu ngubu ni iyi? Ega nta kuvuga ngo muri Amerika hari ikintu cyahagaze, nta business igeze ihagarara, ahubwo amabwiriza niyo yakomeje kuba manini cyane. Nta business n'imwe ihagaze uvuga ngo irafunze, ahubwo muri za business bagiye bashyiramo ubuntu bw'ububwiriza. Ko buryo se n'ibyo Abahinde bigikora bidakora? No, reba online, reba sober living is open. Z'abazungu z'abakizi open. None ko twumva ko iz'abantu bamwe zagiye zifungwa, ni regulation na targeting nyine. Iyo hajemo groupe y'abantu runaka bakakora ibintu wenda runaka neza cyangwa nabi, batangira kugirana ibibazo na ba inspector babo, investigation zikaza. Ariko nuguguringanika sober living in Arizona, right, ubona ama groupe ya sober living ari open. Niyo uhamagaye 211 option 7 baguha ubusiyo ya sober living zigikora wajya kubamo. Bari Abahinde ntago babajugunye, nta nubwo bapfuye, bafite izindi facility bagiyemo, basubiye muri reservation na he. Nta business yafunzwe, ahubwo amabwiriza yo mu business niyo bagiye bakomeza. None se ko twagiye twumva ko hari abantu mu bakoze sober living bagiye bafungwa, ndetse hakaba hari n'ikindi gikundi cy'abandi bantu bagomba gufungwa byanze bikunze. Kuri wowe ibyo ngibyo wabisobanurira iki Abanyarwanda? Nkuko twabivuze guhera ku munsi wa mbere, iki ni igihugu cyo kwitonderwa. Ntituvuye muri restaurant ubibonye, iyo umuntu arekaramye akavangura urunyanya mampaye ruraboze, bro, bahindura ntago bahindura menu, baraza bakaguha ibindi biryo rimwe na rimwe ntibanakwishyuza iyo bill. Nimba tugiye muri industry ya transportation, tuvuge muri truck, wirinda kuba wakoramo ikosa. Simvuze ko twese twakoze ikosa muri business, ariko ni business iri sensitive, isaba kwitondera cyane kuri mu buzima bw'abantu. Rero abo bafunzwe cyangwa se n'abazafungwa, hari abagiye bafatirwa mu cyuho, kandi kuko ababwira uti iki ni icyuho urimo cyangwa iki ni ikosa, ubyumva akabyumva, ariko nuwanze kubyumva ntabwo warwana nabo. Hari amakuru atubwira ko hari amafaranga menshi cyane yabonetse muri ibyo bya sober living home, ariko hakaba hari nanone amakonti yagiye afungwa ku bantu bayikoze. Ibyo byose wabivuga iki? Nabyo birahari, hari ababahonye amafaranga koko leta itarabyinjiramo, leta ibyinjiyemo, bamwe barayagumana, abandi biyahagaritse vuga ati mu gihe tutararangiza iperereza tugufiteho amafaranga runaka, wenda n'uyafiteho access turayagabanyije cyangwa se tubigende gutya. Ni ukuvuga ngo byose byagiye biterwa n'iperereza, bamwe barimo barakorwaho, bituma imitungo yabo ibasha kuba ifatiriwe. None Bishop, nk'umukozi w'Imana, turimo turagenda tugana ku musozo, ndagira ngo ugire wenda ubutumwa bugufi cyane uhita utanga tugenda tunagenda. Ubutumwa buvuga ngo nta kintu kitagira iherezo, ikintu cyose gifite iherezo. Business challenges zigira iherezo, uburwayi bugira iherezo, igifungo kigira iherezo, ubukene bugira iherezo. Icyo dusaba abantu bose ni ukwihanganira ibihe ducamo. Ntabwo ibihe byose bihora ari byiza, hari ibihe biza bikaba bibi, ariko byose tuzabinyuramo nidushyira hamwe, tukavuganirana, tugatabarizanya, tukegera leta. Nta kimana itazadushoboza. Imana iracyariho, iracyashoboye, ni twebwe dukwiye kuyegera, ibyo tudashoboye ikabirangiza byose.
urakoze cyane Bishop. asante sana. Banyarwandakazi abadukurikira kuri Kasuku Media TV, ngira ngo mwamubonye Bishop atubwiye ibintu byinshi cyane, nongera kubabwira ko mugomba no kujya mutangira kumufollowinga ku mbuga ze nkoranyambaga, aba yitwa Bishop Habineza Jean Claude. Ni amazina yoroshye cyane, ntimuze kuza kumbaza ngo byandikwa gute, mwandike Bishop Habineza Jean Claude. Ciao ciao.